ni ukuri hari igihe twikoreza abagabo bacu ibintu batabasha. Njya mbwira abasore n'inkumi bifuza gushaka ari uko Imana yavuze. Abajene haleluya. Imana ibanze imbwire ngo ni Jacqueline, Imana imbwire ngo ni Jeanne, Imana imbwire ngo ni Paul, kandi iryo jwi ukarishakishwa no kugira ngo ugire ikintu kimeze nka sekirite ubwo ari Imana yabivuze ko nta bibazo muzagira. Hanyuma nanjye nkakubwira ngo Imana yashingiye Adamu na Eva. Pastor arinde ari Imana, ariko nabo baranga bagira gute? Nabo baranga bagira ibibazo. Njya mbwira abasore n'inkumi bifuza gushaka ari uko Imana yavuze. Tubambo twashakanye kuko yananiwe kubyuzuza, tugahora tumuciraho iteka. Nukura amahoro yawe ntashingiye ku mugabo wawe, amahoro yawe ntashingiye ku mugore wawe. Icyo akora iyo yubaha Imana azana ibintu biryoshye pe. Buryo hatabanje mu rwa Yesu, nubwo bakubwira n'amagambo meza Jack amaze kumbwira, nzayagendera nko imyaka 2. Nubwo bayakubwira igitondo n'umugoroba ntaho afata. Nukuvuga ngo Satani utaratinye gukomanga mu rugo Imana yishingiriye ntazatinya gukomanga iwawe. Nanjye dutuye muri iyi Kigali arakomanga we, ariko dushobora kumwima karibu kubw'imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ntabwo no gushaka Imana yavuze ari byo bitanga umutekano, ahubwo aho wavuganiye n'Imana ibyo bintu bigusabanya n'Imana, nubikomeza wowe n'umugabo wawe muzarindwa, muzaba amahoro. Ni mubita ububi bw'ibitambuka bye kutwibagiza umugambi w'Imana ku muryango, kuko ibibi bigira ijwi risakuza cyane kugera igihe bisibanganyije ibyiza. Nahereye kubanza gukunda kuba umugore. Buriya Yesu ni mwiza. Maze gukizwa ubundi sinakundaga kuba umugore, ariko maze gukizwa naze gusanga turi bitangaza mu maso y'Imana. Mbanza gukunda abagore, narabangaga, ariko mbanza kubakunda nkimara gukizwa. Ndabanza ndikunda, numva ndaryohewe, numva ibintu byose bimeze neza, numva nta kintu cy'impanuka kiri ku buzima bwanjye. Haleluya. Ndahanyije nkunda bagenzi banjye rero b'abagore, numva ndabakunze, nkumva ndifuza kubabwira ibintu byose Yesu yanyigishije, kuko bigira umumaro, bikazura, bikabeshaho. Ukumva urikunze, ukumva uri mwiza, ukumva birahagije urukundo rwa Yesu, noneho bigatuma n'ibindi byose biri buzeho bibona aho bifata. Haleluya. Burya umugore wese ava akagera ni mwiza. Twese haleluya, haleluya. Nejejwe no kuba hano. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Tuyizamurira amaboko, tuyikesha, tumushimire impano y'ubuzima, tumushimire kuba dufite imiryango. Haleluya. Niyo waba uri nyakamwe burya ukomoka mu muryango yarakoze gutuma ubaho, nihabwe icyubahiro. Imana nishimwe. Nutita ku muryango nukuri ngo ukunde, usigaye wigira muri convention, uzaba ufite ikibazo. Wicaye neza ahantu heza ukanguka tunanira ukanga kwita ku muryango, uzaba ufite ikibazo. Sibyo nshuti y'Imana? Ibi bintu ntabwo byabagaho mu myaka mike yitambutse. Njya mbwira abantu ngo ijambo parenting, kwiga kurera abana, ndyumvise nararangije kubyara kera ari n'abakuru. Ubwo rero nta rwitwazo dufite mu gihe cyacu. Imana ibaho umugisha. Nitwa Rutanse Mazimpaka, ndi umumama, mfite abahungu n'abakobwa bamaze gukura. Ubucura bwanjye ejo bundi yujuje imyaka 21 kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Turimo gusaza ntago babivuga. Ari umuganga wanyigishije w'umukristo, arambwira ngo iyo umuntu akomeza kuvuga ngo ni mukecuru, ngo na serire ze zirabyumva, ngo turemangingo turabyumva, ngo tukamenya ngo turashaje, rero ngo mureke twisazire, ngo tunanirwe kugenda, ngo dutaka umugongo. Ariko imyaka yo irimo rwose. Ndashima Imana. Mwaka utaha nzaba nujuje imyaka 30 nshatse. Imana yambeshejeho. Ni ukuri nta rugo na rumwe itabeshaho, na rumwe nyihaye icyubahiro. Yangiriye neza, nashatse ntayizi, ndi umupagani mwiza, ufite uburere inyuma, utavuga cyane, utuje, ariko ushobora kugusuzugura ukwezi kugashira. Kugashira bituje, bipaganye, ariko mwituze. Imana yo kabyara. Maze imyaka 3-4 ndi muri urwo rugo, Yesu aransanga. Haleluya. Ahageze umuriro utangira kuzimamo gakeya, gake. Ntabwo uzima ngo ushireyo, n'ubu harimo utuntu tw'utwotsi tuba tugicumba. Ariko kubera Yesu ndiyo, nzabayo, nzagumayo, nzubakira abandi, nzababwira amakosa nakoze, mbabwira ngo ntimukayakore, nzababwira ibyiza umwami agira. Haleluya. Mbabwira uburyo azura ibyaboze, mbabwira ineza ye, mbishikamyemo, mbikomeyemo kandi cyane.
Imana ni nziza. Ntago nigisha umuryango, ntaho nabyize habe namba. Ariko hari ukuntu Imana yabishyize ku mutima wanjye, numva umuryango ndawukunze. Nahereye kubanza gukunda kuba umugore. Buriya Yesu ni mwiza. Maze gukizwa, ubundi sinakundaga kuba umugore, ariko maze gukizwa naze gusanga turi bitangaza mu maso y'Imana. Mbanza gukunda abagore. Narabangaga, ariko mbanza kubakunda nkimara gukizwa. Ndabanza ndikunda, numva ndaryohewe, numva ibintu byose bimeze neza. Numva nta kintu cy'impanuka kiri ku buzima bwanjye. Haleluya. Ndahanyije nkunda bagenzi banjye rero b'abagore, numva ndabakunze, nkumva ndifuza kubabwira ibintu byose Yesu yanyigishije, kuko bigira umumaro, bikazura, bikabeshaho, ukumva urikunze, ukumva uri mwiza, ukumva birahagije urukundo rwa Yesu. Noneho bigatuma n'ibindi byose biri buzeho bibona aho bifata. Buryo hatabanje mu rwa Yesu, nubwo bakubwira n'amagambo meza Jack amaze kumbwira, nzayagendera nk'imyaka 2. Nubwo bayakubwira igitondo n'umugoroba ntaho afata. Nukuri, hari igihe twikoreza abagabo bacu ibintu batabasha, ariko Yesu ni mwiza. Hanyuma rero maze kubona iyo Yesu yahageze, tukamumenya, akatuzura, uburyo ashobora kuzura imiryango, uburyo ashobora gukora ibintu byiza biryoshye, uburyo ashobora gutanga n'imbaraga naho ibintu byapfuye. Ndavuga ni nzakubwira ingo, nongere mvuge ineza yawe, nkubwira abatarashaka, nkubwira abashatse. Haleluya. Ubwo nibwo mubona mpora mpagarara ngo mvuge imiryango, nta kindi nzi uretse kubwira ko bishoboka hamwe n'Imana. Imana nishimwe. Haleluya. Turitonze Mana yanjye, ariko ngira ngo biri buhinduke. Mu gare yaciye aho yagombaga guca, natwe turanga tuvuga ko haleluya. Tugubwe neza kuko umuryango Imana irawukunda bitangaje. Nkuko mwabibonye rero kuri topic yacu, ngerageje kubigoragoza nkabishyira mu Kinyarwanda. Nibwiye ngo ni nk'ubuzima buhagaze neza mu ntego nyamukuru z'ubuzima. Mbese bufite amaguru yose yagenwa ahagaze neza, nta risumba irindi, nta ryabaye rigufiya. Ubuzima buhagaze neza mu ntego zose nyamukuru z'ubuzima. Haleluya. Life balance, byose bifite umurongo nyawo ukwiriye, cyangwa se tukavuga ngo a balanced life, cyangwa une vie équilibrée. Ubuzima budahengamye, nuko ndimo kubyumva. Imana nishimwe. Haleluya. Ubuzima bw'umuntu umwe bwagize umugisha wo guhengamurwa n'Imana, bukajyamwo ibikwiriye bihagaze neza. Ubwo buzima bw'umugore cyangwa bw'umugabo, bw'umusore cyangwa inkumi, ni nabwo buzabyara umuryango nyine ufite ya balance. Hari ibintu Pastor Desire ajya avuga ngo umuntu yubaka uko yubatse. Niba ntamubeshye, ariko ni nk'uko wa muntu umwe ku giti cye utarashaka cyangwa washatse, iyo amaze kwakira iyo balance, ubwo buzima buringaniye neza kubera Imana, noneho ibyo yubaka nabyo bizamera gutya, kuko ingo zacu zisa natwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Harimo twebwe abubatse n'abatarubaka, ariko twese dukomoka mu muryango kandi biratureba. Umuntu akomoka mu muryango kandi yagenewe nawe kuzavamo umuryango. Njyewe rero naritegereje mu isezerano rya kera, sanga abakora nka Paulo ntabari barimo. Yewe ubanza n'ababa babikira byari batarabamo. Icyo akora kubw'ubutumwa bwiza ngo umuntu ashobora kwemera kuba nk'inkone y'umwami, ariko mu mugambi w'Imana. Buri yize gushaka ko habaho umuntu uzaba wenyine. Niba yararemye Adamu ikamuha Eva, yarangiza igafata nka murumuna wa Adamu ntaziho yavuye nawe yaremye, ikambwira ngo wowe rero uzaba wenyine uzankorera. Murumva ku kantu bigaragaza ko umuryango ari uw'ingenzi mu maso y'Imana. Imana yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Umuntu yaremewe kubana n'abantu, bakamukunda, bakamushyigikira, bakamubwira ibyiza bimukomeza, akaryoherwa gusa, akajya ataha kumbuye gutaha aho hantu. Nibyo twari twaragenewe. Ububi bw'ibitambuka bye kutwibagiza umugambi w'Imana ku muryango, kuko ibibi bigira ijwi risakuza cyane kugera igihe bisibanganyije ibyiza. Umuntu rero akomoka mu muryango kandi mu mugambi w'Imana. Umuntu yagenewe kuzakomeza umuryango, kuzavamo iby'umuryango bikomeza. Imana yacu nishimwe cyane. Bigatuma rero ibyo ngibyo n'agaciro Imana yahaye umuryango uhinduka ikintu ntagereranywa mu bwiza mu maso y'Imana no mu maso yacu twebwe abawutahamo. Uravuze ngo tubwongo n'uwundi utari w'iwacu umuryango? Oya, mu maso y'Imana ni mwiza, ufite ubwiza n'icyubahiro n'ibintu biryohereye byagenewe umuntu, byose ntagereranywa mu maso y'Imana. Yewe bitugirira umumaro natwe abawutahamo.
Imana ishimwe. Haleluya. Umwanzi rero yawurwanyije kuva kera. Haleluya. Kubera ko azi ko mu muryango ariho hakomoka ibyiza byose, umwanzi yaraharwanyije. Uyu munsi ahenshi muri aho hantu hari agendeye kuba isoko y'ibyiza n'ibikugize n'ibikubaka. Uyu munsi imiruho myinshi n'imibabaro myinshi abantu bagendana, n'intimba nyinshi abantu bagendana, umwanzi yarabivanze bazikura mu muryango. Yesu ashimwe cyane. Burya boss waguserereje, burya ubucuruzi butagenze, yo mu muryango ari amahoro, uritahira ukibera amahoro, mukavugana n'uwo muri kumwe n'ababyeyi cyangwa n'abavandimwe, mukavuga ngo Imana izongera itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Ariko umwanzi yarwanyije umuryango ku buryo amarira arirwa menshi n'abagore, arirwa n'abana, arirwa n'abagabo, isoko yayiri mu muryango. Hahandi Imana yari yagennye ko hazava ibyiza byose. Kandi umwanzi yarwanyije umuryango kuva ku ntangiriro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Njya mbwira abasore n'inkumi bifuza gushaka ari uko Imana yavuze. Abajene, haleluya. Imana ibanze imbwire ngo ni Jacqueline, Imana imbwire ngo ni Jeanne, Imana imbwire ngo ni Paul, kandi iryo jwi ukarishakishwa no kugira ngo ugire ikintu kimeze nka sekirite, ubwo ari Imana yabivuze ko nta bibazo muzagira. Hanyuma nanjye nkakubwira ngo Imana yashingiye Adamu na Eva. Pastor arinde ari Imana, ariko nabo baranga bagira gute? Nabo baranga bagira ibibazo. Nukuvuga ngo Satani utaratinye gukomanga mu rugo Imana yishingiriye, ntazatinya gukomanga iwawe nanjye dutuye muri iyi Kigali. Arakomanga we, ariko dushobora kumwima karibu kubw'imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ntabwo no gushaka Imana yavuze ari byo bitanga umutekano, ahubwo aho wavuganiye n'Imana, ibyo bintu bigusabanya n'Imana, nubikomeza wowe n'umugabo wawe muzarindwa, muzaba amahoro. Ni mubita Satani azabona karibu. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Kugira umuryango rero Imana ibyita umugisha. Nifashishije Zaburi 128 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Zaburi 128 aravuga ku murongo wa mbere ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagenda mu nzira ze. Hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagenda mu nzira ze, kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, uzajya wishima, uzahirwa. Mvuga Imana ivuga ibintu byiza. Kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, uzajya wishima, uzahirwa. Kuri 3, umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe, abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo bagosa ameza yawe. Uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Umva ibintu Imana yari yatugeneye. Haleluya. Ngo uzajya wishima, uzaryoherwa. Umugore wawe bamugeranyije nk'umuzabibu wera cyane, abana bawe bageranya n'uduti twiza twa elayo. Reka turebe gatoya iki ibi bintu byenda kuvuga. Kandi mwibuke ko kuko yari imvuga ishushanya, byari bifite icyo bivuze cyane mu gihe cyabo. Twebwe bivuzwe mu gihe cyacu uyu munsi, ntago bazana elayo, ntago bazana ibingibi, ntago bazana umuzabibu, bahavuga ibindi bintu byiza biryohereye by'igihe cyacu. Munanyumva nshuti z'Imana. Haleluya. Uyu mugore rero bagereranyije n'umuzabibu. Umuzabibu uragereranywa n'ikimenyetso cy'uburumbuke cyangwa se prosperity. Ibintu byose birimo iterambere bigenda bigwira byiza, bikongera bikagereranywa n'ikimenyetso cy'ubwiza ndetse n'ikimenyetso cy'ibyiza. Hari naho nasomye harambwira ngo bigereranywa n'ikimenyetso cy'uburanga. Haleluya. Burya umugore wese ava akagera ni mwiza. Twese muvuge ngo amen. Ariko niba tabikubwira uzajya ubyibwira, kuko biradutunga. Haleluya. Biradutunga, biduha kugubwa neza. Nimvuga umugore nawe umukobwa wiyumvemo, turi beza burya twese. Hari igihe ubana n'umuntu utazi kubivuga, ubwo rero utazajya ubyibwira si uko bizagenda biti. Haleluya. Uyu muzabibi rero ngo wera cyane, uyu mugore ngo ni ikimenyetso cy'uburumbuke, cya prosperity. Muribuka ko ubonye umugore ngo ababonye umugisha, abahawe n'Uwiteka ikintu gikomeye. Muri make iby'Imana yaragennye mu muryango, kandi abantu bajya babibona par experience. Ukabaho ukorera amafaranga angana, ariko haza madamu mwahuza inama, ya mafaranga 30,000 akajya gwira ntumenye uko byagenze. Ibyo bintu ni ukuri. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Satani yanga ubumwe, kugira ngo mutagera ku by'Imana yabageni. Ngo biragereranywa n'uburumbuke n'ikimenyetso cy'ibyiza ndetse n'uburanga, bikongera bikagereranywa n'ibindi bintu biryoshye byitwa ibirori, ibyishimo. Mbese hakaba atmosferi imeze nkaho hahoze habaye umunsi mukuru. Murumva ibintu Imana yari yatugeneye. Hanyuma Satani yogashya, kuko n'ubundi azashya,
akatwinjizamo urubori rubi n'imbuto mbi, ibyari byaragenwe kuba ibirori n'umunezero n'ibyishimo bidashira bigahinduka umuruho n'umunabi. Ariko siyo yari gahunda y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo uyu mugore azabera atya, aragereranywa n'uyu muzabibu wera cyane. Arabibera he? Ngo arabibera mu kirambi, arabibera mu nzu mo imbere. Imana nishimwe cyane. Iyo tuvuze ngo mu kirambi cyangwa mu nzu mo imbere, ni ahantu umugore atekanye. Abagabo haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndahamya ko batari hano, ariko abahora bakangisha abagore ngo kandi wa mugore nzakwirukana, kandi wa mugore we, kandi wa mugore we. Ubundi yari yaragenewe kuba mu kirambi, ahantu hatekanye, atikanga ikibi. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Nta kintu kimwirukansa. Uretse iterambere ryaje tukaba tuvuduka, ubundi burya twari twaragenewe kugenda buhoro. Nk'uko abakonyine bagenda buhoro buhoro. Ariko iterambere ryaraje twirirwa tuvuduka. Nanjye ubu ngiye kuza 50 ndimo ndavuduka, ndetse ndimo narwana no kugabanya ibiro kugira ngo mbone uko mvuduka kurushaho. Ariko mu kirambi cy'inzu yawe, umugisha w'Uwiteka wari kuba ku mugore utekanye, udafite ikimwirukansa, azi neza ko afite indi protection hejuru y'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Hari umugabo ushinzwe kumurinda impagarara zose. Abagore ni munkunde cyane, ubundi nyamazonga, ariko uyu munsi nitwe. Haleluya. Nizeye ko Pastor Desire ari butuzongera abagabo. Yesu ashimwe cyane. Atekaniye mu kirambi cy'inzu yashatsemo. Imana nishimwe cyane. Ibirenge bye bishinzeyo. Muri make atandukanya na wa mugore wo mu Migani 7:11, aho bavuga ngo ni umugore usamara kandi ntiyifata, ngo ibirenge bye ntibiregama mu nzu ye. Uriya umugore si we. Twebwe uyu nguyu yari umugore utekanye, ibirenge byicaye hamwe, yageze iwe. Ni muduhe umutekano ko twahageze iwacu. Haleluya. Muduhe umutekano ko ntacyo tuzahabera. Muduhe umutekano ko hazaturutira aho twavutse. Haleluya. Uwo niwo wari umugisha data yari yagennye. Imana nishimwe. Atikanga, si umugore usamara, ari mu rugo rwe. Mwumvise uriya mugore mu Migani 7:11, arakaba kure yacu ntakabe muri iyi sare. Ni umugore usamara kandi ntiyifata, ibirenge bye ntibiregama mu nzu ye. Ayiwe ahora yazerereye. Ashobora kuzerera bimuturutsemo, ariko ashobora no kuzerera ahunga ibyo bintu biraho hantu. Mandi turengere. Haleluya. Hanyuma bavuze ku bana, baravuga ngo abana ngo ni nk'uduti twa Elayo. Uduti twa Elayo natwo duhorana itoto. Ibikomoka kuri Elayo byose bifite igiciro. Haleluya. Nibyo igiciro. Hari amavuta yasigwaga abami, hari gusiga abarwayi, hari ukwereza ibintu byose by'Uwiteka. Ibikomoka kuri Elayo bageranje n'abana ngo ni uduti dufite itoto, duhora dufite fresheri ku mababi yatwo, kandi biva muri Elayo byose birifuzwa. Haba imbuto, haba amavuta, uko niko abana bagereranyijwe. Imana nishimwe. Hanyuma ibi biti byombi bikagira umwihariko. Elayo n'umuzabibu byose bizwiho kurama, kandi byakoreshwaga iteka ibintu by'icyubahiro. Vino iryohera abami, vino izana umunezero. Yesu ashimwe cyane. N'amavuta y'icyubahiro cyinshi. Uwiteka yari yagennye ko umuryango uzabamo uwo munezero umeze gutyo. Ndagira ngo nshuti z'Imana bari muri Kristo Yesu twifuza ibyo bintu. Haleluya. Tubikorera aho bishoboka. Ibi bitabashaka gushoboka mu bwenge Imana yaduhaye n'ibyo turi bwigira ahangaha, twibuke ko dufite amavi yo guhamagara Imana. Imana nishimwe cyane. Ntabwo Imana yaragennye umunezero w'agace. Imana yaragennye umuryango wishimye umeze neza. Ni wo mugambi w'Imana. Kandi nubwo isi imeze gutya, nibirushya bibaye byinshi, umugambi w'Imana nturahinduka. Imana nishimwe. Haleluya. Aba bana ngo bagose ameza ye y'uyu mupapa wo muri urugo. Muri make mwibuke ko bagose ameza. Muri make buri funguro ryose ryagombaga kuremwamo ikimeze nk'ibirori n'ibyishimo. Buri gusangira kose, baba basangira dodo n'ibijumba, baba basangira ameza yuzuye kwa kundi ubura n'icyo utoranya, uko byari bimeze byari byagenewe kuba birimo umunezero mwinshi. Haleluya. Uwo niwo mugambi Imana ifite ku muryango. Nimureke ducungure icyo Imana yatugeneye. Imana nishimwe. Haleluya. Hanyuma ku murongo wa 4 hatubwiye ngo ni ukubaha Uwiteka, ni uko azahirwa. Mwabyumvise ko ari umugabane wacu? Ubaha Uwiteka azahirwa muri ubwo buryo. Ushaka kuvuga utisengeye ko bitamiriye, ubwo ukiriho ugihumeka ari ibyiringiro. Haleluya. Imiryango rero duhagazemo uyu munsi, cyangwa iyo twavutsemo, ni hake twabonye ibi bintu by'umunezero mwinshi. Ni hake aho dutuye naho twavutse. Ni hake hari ibi bintu by'umunezero.
n'umumama utekanye wahindutse umugisha ku mugabo we, n'abana bazava mu ibyiza, babwirwa ibyiza, mu rugo hahora hameze nk'ahari ibirori, bitazanwe n'uko bakize, bizanwe n'uko bahuje umutima. Ni haki. Haleluya. Nyamara nibyo Imana yari yarageneye umuntu. Imwe mu miryango iyo tukomokamo cyangwa iyo dutuyemo irimo imijugujugu n'induru n'ibintu byinshi, ndetse ahandi hatari imijugujugu na byacitse cyane cyane kuko turi abanyarwanda kandi dufite uburere. Harimo ikintu nakwita indifference. Indifference muri make biraho. Abari muri ba biraho, haleluya. Biraho bityo. Si ibintu bya contracting, si ibintu kumbura, kuko biraho. Biraho nibiryoshye, ntiwabikumbura. Nyine ntubihunze ngo wirukange ko nta mijugujugu irimo, ariko nibinaryoshye. Murakijwe kandi mukaba mwavuye amateraniro, ariko nibiryoshye. Ntibisa nk'uko Imana yari yarabigennye. Biracecetse. Hari imvugo bajya bavuga ngo ndamutse nongeye gushaka ngo sinamuguranisha. Ariko hari igihe iyo mvuga iriya kinyarwanda, ariko mu mutima uvuga uti na kwa kuntu nagurana we. Imana igaruye n'amahirwe atitwa icyaha. Wagira uti muri make biraho ntibiryoshye nk'uko Imana yari yarabigennye. Imana itugirira ubuntu. Haleluya, haleluya. Reka twibukiranye yuko umuntu ataragwa ngo atandukane n'Imana, ibi bintu byari byiza. Muribuka Adamu nta muntu wamwigishije, yahise akora umutoma. Ngo niho twaguye, ngo niyo mpamvu n'uyu dukunda amagambo meza. Ahita akora umutoma, nta muntu wabimwigishije, nta ndirimbo zirahimbwa ngo azige, nta nzandiko afite ngo asome, ariko muri we harimo ibintu biryoshye, bigahura n'uwo mugore Imana yazanye, nta cyaha kiraza bikaryoha, bikaryoherwa. Ariko kuki buriya batatubwiye uko Eva yahise yifata, niba yarahise yirya, niba yarahise yigira gute ntabwo mbizi, ariko byari biryoshye icyaha kitaraza. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu nibwira rwose ntashidikanya, kandi ndimo ndarushaho kubyibwira muri iyi minsi, ko uyu muryango dushaka cyangwa ubu buzima dushaka buri balance, buhuriranya neza intego, bukaba buhagaze neza, hanyuma uwo muntu uhagaze neza akarema umuryango nawe uri très bien équilibré, bikaba bihuye. Niyo mpamvu ndimo nibwira ko bidashoboka ko umuntu atarungwa n'Imana. Ntibishoboka. Umuntu utarungwa n'Imana, ikintu gishoboka, ashobora kugira umuryango mwiza, ariko ntashobora kugira umuryango mwiza cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Simvuze umuntu utari mu rusengero, simvuze umuntu utari mu itorero, kuko umuntu ashobora kuba mu rusengero adafitanye ubusabane bwiza n'Imana. Ngo Imana iba yaramurestoye, yarasanye ibikomere, yarasanye utuntu dukotorana tujomba bagenzi bacu, abe yarasanye ibyo byose. Umuntu utari mu busabane bwiza n'Imana, twimushakiraho ubuzima bwuzuye buri balance, ngo bubyara umuryango uri balance, twibimushakiraho ntibikunda. Haleluya. Gushakira ubwiza bw'umuryango ku muntu waguye, watandukanijwe n'Imana, bimeze hari ibintu mu kinyarwanda bavuga ngo niba ari kujya gukama ikimasa, no kujya gushaka ikintu ahantu kitaba. Hari umuntu nyumvise yemwe? Haleluya, haleluya. Nkuko byari byiza cyane umuntu ataragwa, niko bishobora kuba byiza cyane umuntu yongeye guhuzwa n'Imana. Amen. Haleluya. Umuntu utariyunga n'Imana rero, nongera mbwe ngo ashobora kugira umuryango mwiza wa kinyarwanda akawusazira. Erega burya gusazira mu rugo ntibivuga ko umuryango wawe mwiza cyane, ntabwo mubizi rata. Yawugira mwiza wa kinyarwanda utari mwinduru, ariko mwiza cyane ubarizwa gusa mu bagabo n'abagore bongeye kwiyunga n'Imana bya nyabyo. Haleluya. Babigishwa ba Kristo, umugabo akaba ari umwigishwa wa Kristo, akarinda yigira imyaka 70 cyangwa 40, ari umwigishwa wa Kristo. Umugore ari umwigishwa wa Kristo, apana umunyedini. Abanyedini bateje abagore babo guhora barira, bateje abagabo babo guhora mu biterane bahunga kuko ari aba Kristo. Oh, haleluya. Ariko Imana y'imbabazi tugarukeho. Ibyo rero gambire ku muryango. Reka mbibutse ko dufite umukoro, dufite homework, dufite devoir. Ibi bikwiriye kuba mu bana b'Imana, kuko byarabuze kandi abantu bazi ko bitabaho. Nyamara niba ufite Kristo, ibi bintu byabaho, ibi bintu byagaruka. Mana nishimwe. Haleluya. Ukurikije rero umubabaro uri mu miryango myinshi, ya indi nari kuvuga ngo ishobora kuba myiza bigereranyije, nayo yaje guhinduka iyo kwifuzwa. Hari umuntu nyumvise?
twavuze ngo umuntu udafite ubusabane bwa nyabwo n'Imana ashobora kugira umuryango mwiza utari mwiza cyane, ariko ukurikije amarira n'intimba n'agahinda kari mu miryango, umuryango mwiza bigereranyije wahindutse wo kwifuzwa. Umuntu avuga ati ntacyo, bigapfa kuba byatuje, bya bindi bitaza ni byiza bidakumburwa, ariko basi induru zikagabanuka. Murumva aho tugeze? Murumva umukoro dufite inshuti z'Imana? Ukwiye kubigiramo uruhare, nanjye nkabigiramo uruhare. Haleluya. Ariko gahunda y'umugisha w'Imana ku muryango ni ahantu heza haryoshye, ibihaba byose bikabera mu munezero no gushyigikirana gukomeye. Uzi ko abantu bashobora kuba ari abakristo babiri, umwe akabyuka yarwaye akavuga ati ndumva ndwaye, akajya no kwa muganga akanagaruka, umugabo we cyangwa umugore atamubaje ati bakuvuye iki, ese umeze ute? Mbese umubabaro w'umwe ni uw'umwe nkakira umuseribateri, n'umubabaro wundi ni uw'umwe nakira umuseribateri. Nagira amafaranga araba yaraye, nayahomba biraba ari ibye. Abantu banze kwinjiranamo. Ayi turengere mwami w'abami. Bo ndivugira abakristo. Haleluya. Noneho bigatuma umuryango mwiza bigereranyije uhinduka wo kwifuzwa, nyamara gahunda y'Imana itari iyo ngiyo. Ibi rero bishoboka gusa muri Kristo. Niyo haba urukundo rw'ukuri rwitanga, urukundo rw'Imana rwo rwitwa agape, rudashingira ngo yabyutse ategeza. Tekerezaho gufona umugabo ufite urwo rukundo rwa agape, ugahura n'umugore nawe urufite, urwo rugo byanze bikunze ruzamera nk'uko Imana yashakaga. Bafite urukundo rwitanga, bafite urukundo rwifuza ko mugenzi we yagubwa neza, urukundo rushyigikirana. Byahura rero Mana yanjye bigahinduka ijuru ritoya. Imana nishimwe. Hanyuma byaba mu ruhande rumwe, umuntu akemera agacumbagira kugeza igihe azanangiriza urugendo. Haleluya. Iyo umuntu acumbagira agera iyajya, icyo akora agerayo, rwa rugingo rukora rwarazanye amabavu, rwa rugingo rukora rwarababaye, ariko ashobora kugerayo. Abantu bafite akaguru kamwe ntibagenda, ntibakora. Ndakwibwira nshuti y'Imana, wowe ubana n'umuntu utarungwa n'Imana, utaragira gute? Tarungwa n'Imana, yangana ucumbagira ariko. Yangana ucumbagire. Hari igihe hagati mu rugendo mureko n'usara rinini, hari igihe hagati mu rugendo utaragera inyumiriye, Yesu yabizamo gucumbagira ukarangira nawe ukagubwa neza. Gusa inkuru yindi ikomeye, hari igihe byagoma gutyo. Kuko ntidutanga iki? Agakiza. Ariko hamwe n'umwami duhabwa imbaraga zo gukomeza urugendo. Ariko uzi kuba ufite umurwayi mu nzu nawe ukemera kurwara, none se ninde uzafasha abana? Ninde uzazana ibintu biryoshye? Mwese mwahindutse interi. Iyo ufite umurwayi muri CH kuramuta, uramurwaza kugeza igihe yitaba Imana cyangwa akiriye. None kuki unanirwa kurwaza uwo muntu kandi ufite Yesu muri wowe? Muracyankunda? Haleluya. Haleluya. Turwaza batarahura n'umwami kugeza ku munsi bazahurira nabo. Ugiye kumbwira ngo none se ko asenga, arasenga nyine ariko ntarahura n'umwami. Kuko ngo none se ko ari pastor, none se ko akora arayikora ariko ntarahura n'umwami. Nukuri wahuye n'umwami yitoza gusa nawe. Niyababaza mugenzi, niba kubabaza bigaragara atari ibyo wowe, nyine ntarahura n'umwami. Haleluya. Uyu muryango mwiza rero umeze nk'uko kundi twavuga ushoboka gusa ku bantu bari muri Kristo Yesu. Bafite urukundo rw'ukuri rw'Imana, urukundo rwifuza gukunda abandi, urukundo rushyigikira, urukundo ruterura, urukundo ruzamura, urukundo rwifuza ko mugenzi wawe yagubwa neza, urukundo rushyira abandi imbere. Uru ruba mu Mana gusa. Urusanzwe rwacu iyo yambereye mwiza ndamukunda, iyo yananiye ndajugunye. Urwo ni urusanzwe we. N'abatarakandajya mu rugendo, batarakandajya mu rusengero bararugira. Kandi burya si urukundo ahubwo no kwikunda. Mbese nikundiye muri we. Nikundiye muri we kuko ibyo mushaka ni ibingirira neza gusa, ariko sifite urukundo rw'Imana. Wabyumva, wabyemera, utabyemera niko kuri. Haleluya. Aha rero iyo hageze aba bantu bunzwe n'Imana bakiri urukundo agape, intumbero, focus irahinduka. Haleluya. Ikava hahandi hasanzwe havugaga ngo niki mugenzi wanjye akwiriye kunkorera, niki akwiriye kuba arimo gukora, nibiki atuzuza, nibiki. Focus irahinduka ikava aho ngaho ikerekera ahandi. Havuga ngo niki Imana integerejeho. Haleluya. Imana iranyifuzaho iki muri uru rugo? Nibiki byiza na downloadinga mu ijuru nkabizane n'ahangaha? Ni migambi ki myiza Imana yacisha muri njyewe? Urumva focus yavuye kuri uwo muntu waravuga ngo ntabyuzuza, ntibyuzura, ntangirira. Igahinduka ikajya ku Mana ikavuga umugambi wawe kuri njyewe ni uwuhe? Nibiki byiza byawe namanurira n'ahangaha? Haleluya. Mwumvise ko twakuye amaso ku muntu tukayerekeza ku Mana n'umubano wacu nayo. Inyifuzaho iki njyewe atari utwashakanye? Haleluya.
mu Kongereza gakeya nzi navuze ngo you transform the focus of your expectations from what you expect of your spouse to what your God expect of you. Mbese bya expectation iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri urekeye kubitegereza ku muntu. Murabizi tuba dufite za expectation izo n'izitari izo, uvuga uti nzaba ari gukina impinde, bazanterura mu gitondo na nimugoroba, bazandirimbira, bazamenya anniversaire yanjye ntarabivuga, nzahumiriza bahite babonye icyo ntekereza. Ibyo byose bikavaho, sibyo? Ugatangira kwibaza ngo Imana inexpectingaho iki, integerejeho iki. Burya rero iyo wagezaho ibindi bikurikiraho bitangira kuryoha. Uko ni ukuri. Mana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Kuko mu by'Imana igutegerejeho harimo kuberaho uwo mwashakanye agahinduka uw'ingenzi. Nongera mvuge ngo bitari ibya kinyarwanda, by'ukuri kuberaho, ngewe kuberaho uwo twashakanye. Iyo focus yagiye kwibaza ngo man expectation yawe kuri ngewe ni twinjira mu buzima bwo kuberaho uwo twashakanye, turekeraho kubaho ku bwacu. Kandi mbibutse inshuti z'Imana, Imana ibidutegerejeho kubera iki? Ni bandi Imana iri butungira agatoki kavuga ngo dore umugabo ubaho nk'uko Kristo yakunze itorero, hanyuma ni mu murebereho. Dore umugore ubaho nk'uko itorero ryubaha Kristo, hanyuma ni mu murebereho. Rero birenga urwego rwo kwirebaho, ahubwo tukareba kuki Imana idutegerejeho. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Hanyuma bikadutera kudategereza kuwo twashakanye ibintu bishoborwa na Yesu wenyine. Kudategereza kuwo mwashakanye ibintu bishoborwa na Yesu wenyine. Erega ibintu bishoborwa na Yesu wenyine. Abo twashakanye beza bubaha Imana bafite ibyo babasha, ariko hari ibindi bishoborwa na Yesu wenyine. Kutabibategerezaho, mbese ukamutegerezaho ko ari uguha umunezero, ukamutegerezaho ko aguha amahoro yo mu mutima, nukuri nta ndwe yagera mu mutima wawe burya. Ukamutegerezaho mbese umugabo wawe cyangwa umugore wawe agahinduka byose muri byose, all in one. Imana ikubabarire wa mugore we cyangwa wa mugabo we. Haleluya. Umudamu wa Billy Graham yitwa Ruth Graham, n'akandi kazina ntazi karimo, yanditse ibintu ngireka ngerageze kubivuga mu kinyarwanda. Mbanze ngerageze kubisoma mu cyongereza ntago musohoka. Haleluya. Haravuga ngo yanditse mu gitabo cye cyitwa ngo Maitani. Urumva n'umugore wande wa Billy Graham w'isi yose iririmba. Haleluya. Ariko ntago kugera kuri Yesu umugore yagomba guca muri Billy Graham. Umugore yagomba kwihurira na Yesu wenyine kugira ngo aryoherwe n'urwo rushako rw'umukozi w'Imana utarigeze uvugaho ikintu kibi na kimwe, kandi yarabaye public bikomeye. Muranyumva inshuti z'Imana? Ariko umugore nawe yarategereye umubano we n'Imana, akakarajyana no kudategereza ku muntu ibintu Yesu abasha gukora wenyine. Imana nishimwe. Yaranditse ngo I pity the married couple who accept too much from one another. Urumva ko yari umugore yatangiye yabwiye abagore, it is a foolish woman who expects her husband to be to her what only Jesus Christ can be. Ubwo agasaba umugabo to be always ready to forgive, totally understanding, unendingly patient, invariable tender and loving and failing in every area. Ubwo ni umugabo cyangwa ni Imana. Anticipating every need and making more than adequate provision. Such expectation put a man under an impossible situation. Kashyira mu kinyarwanda cyanjye rero nagiye nshyiramo n'utwanjye kuko nyine mu kinyarwanda niho nguwe neza. Ngo mbabariye, umva ibintu yanditse, mbabariye abashakanye biteze byinshi bikabije kuri mugenzi wabo. Yaba ari umugore w'umupfapfa, ubwo turaza gushyiramo n'umugabo, sinzi niba yakwitwa umupfapfa nawe. Yaba ari umugore w'umupfapfa witeze ko umugabo we amubera icyo Yesu Kristo wenyine ashobora kuba, akaba yiteze ko umugabo witeguye guhora ababarira bitarangira. Mbese umugabo ufite imbabazi nk'iz'Imana, umugabo witeguye kugusobanukirwa byimazeyo no kukumva utanavuze. Ntitubarenganya, ubarareba mu mutima, akumva utanavuze, agusobanukirwe. Umugabo witeguye kwihangana bitarangira. Abapasiteri b'abapapa, haleluya. Uwiteguye kwihangana bitarangira. Umva ikintu abagore ngo tukabategerezaho. Umugabo witeguye kwihangana bitarangira bigirwa na Yesu wenyine. N'ukuri ni Yesu wenyine. Undi azihangana gake mu kanya babare, mu kanya bimucange, kuko nawe ni umuntu. Rero ngo biteye agahinda, birababaje kuba umugore yategereza ku mugabo ibintu bishoborwa na Yesu wenyine. Kwihangana ngo imbabazi zidashira.
umva Yesu we ngo aratubabara akanibagirwa, njyewe nzakubabarira nkomeze nibuke. Imana nishimwe. Ngo umugabo witeguye guhorana ubwuzu n'urukundo mbese ahora muri mudu nziza we. Umuntu abahora utajya unanirwa, ufite tenda cyangwa mudu idahinduka namba. Mbese agomba kwiyaranja kuko ari umukristo, akaba akorera n'Imana, agomba kwiyaranja agahora ameze neza. Muri make agahorana umutima w'ibirori buri munsi kuva ku wa mbere, utitaye ko banki yamuhamagaye, utitaye ko inzu yayubatse ikanga kuzura, utitaye ko byanze, utitaye ngo agahora muri mudu yo kukuririmbira no kuguterura no kukuvuga ibyiza. Umugabo utajya unanirwa, umugabo utajya ugira iminsi yo kubyuka nabi, umugabo uteganya ntarinze kubimubwira, agateganya ibikenewe byose akabyibwira no gukora ibirenze. Muri make ahindutse Imana nibasha gukora ibirenze byo dusaba n'ibyo dutekereza. Haleluya. Iyo domande rero yo gufata ibintu bishoborwa n'Imana yonyine, iyo tubishyize kuwo twashakanye, tumuremera situation iri impossible, imumara mwimbaraga, imukamura. Ariko iyo ducometse ku Mana, haleluya, birakunda n'uwo tubana ibintu bikaba byiza. Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Harya ni Rebeka wabwiye umugabo we ngo mpabana nutabama ndapfa. Umugabo ni Rasheli, barakoze, ngo mpabana nutagira gute, nutabama ndapfa. Urapfa pe, kuko nta mbaraga afite zo gutanga abana. Imana nishimwe. Haleluya. Ubu mushyize muri situation idashoboka, kandi ubu muhindukiye ikimunaniza aho kumubera inyunganizi. Mu bantu nganira nabo hari ubwo njya mvuga ngo ndumva nagurana, uriya mugore wananiranye nkamuza n'umugabo wananiranye, uriya mugore mwiza witonda nkamuza n'umugabo mwiza witonda. Ariko Imana ntiyabyemera kuko urwo rugo murumva ntirwarara, umuriro wakwaka. Imana iremera rimwe na rimwe akaguhuza n'ibyo mutajyanye kugira ngo umwe nazamuke undi amanuke, undi namanuke undi azamuke. Iyo balance ikomeza ibeho, musunike iminsi kugeza igihe tuzagera mu ijuru. Haleluya, haleluya. Kugira ngo rero ube uwubatse urugo wifuzwa mu maso y'Imana no mu buzima bw'uwo mwashakanye, kugira ngo uhinduke umuntu wubatse urugo mu buryo bwifuzwa mu maso y'Imana, kandi ube n'umuntu w'umumaro, n'umuntu uzana inyunganizi n'inyongera n'ibintu biryoshye mu buzima bw'uwo mwashakanye. Haleluya. Wiga, you learn to crucify your desires, otherwise you will crucify your spouse. Muri make turiga kubamba amarari yacu, ibyifuzo byacu bikabije. Iyo tutize kubibamba, tubamba uwo twashakanye kuko yananiwe kubyuzuza, tugahora tumuciraho iteka. Nukura amahoro yawe ntashingiye ku mugabo wawe, amahoro yawe ntashingiye ku mugore wawe. Icyo akora iyo yubaha Imana, azana ibintu biryoshye pe, kubita hagati mukaryoherwa, ariko siwe mahoro yawe, siwe munezero wawe. Iyo rero utabambye iryo rari rya mpampa njyewe, byose bimpire, byose binyohere, bibuke njyewe, basingize njyewe, baririmbe njyewe, byose njyewe. Iyo ntabambye ibizo, mbamba umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye, wamugisha Imana yampaye, kuko yananiwe kubyuzuza, kuko adafite imbaraga zo kubyuzuza. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Iyo rero tubaye abo bantu bemera kubamba bya byifuzo byacu, haleluya, aho kugira ngo tubambe uwo twashakanye kuko atabishoboye kuzuza ibyifuzo byacu, haleluya, noneho tuba dutangiye noneho kwinjira muri bwa buzima bwiza bubaranshije neza, noneho ubu buzima bwakunda, kuko Imana yacu ibaye iya mbere, niyo tusabaho ibyo, niyo tubanza, niyo yuzuza ibyo, noneho bwa buzima buringaniye neza bugakunda. Imana nishimye. Ibyo ntekereza rero ndimo ngana aho nsoreza, ibyo ntekereza njyewe numva twaringaniza, numva ari binini. Icya mbere nicyo twita ubuzima bwacu bwo mu mwuka, cyangwa na rimwe tugashyiramo umurimo w'Imana. Hakabiri hakaba umuryango wanjye, gatatu hakaba gushaka amafaranga. Amafaranga Yesu yayise Imana.
Yesu ntiyigeze avuga abarozi bakomeye, ibindi bintu bitwaye isi, ariko yaravuze ngo ntibishobora ko umuntu yakorera abami babiri, Imana n'ubutunzi. Amafaranga afite uruhare runini mu gutwara igihande cy'umuntu akaba yahengamirayo. Ubuzima bwacu twita ubwo mu mwuka n'ubwo muri make atari by'ijana ku ijana, cyangwa icyo twita umurimo w'Imana, umuryango wanjye gushaka amafaranga. Bigoranira hehe rero kugira ngo biringanire? Urugero, niba warashakanye n'umuntu, ashobora kuba ari umukristo abarizwa mu rusengero, ariko mu by'ukuri Imana ye ari amafaranga. Biragoye ko uwo muntu umuryango uzaza imbere nubwo wagira gute. Biragoye ko ubusabane bwe n'Imana bwakwigira imbere, kuko Imana ye ni amafaranga. Umuntu ashobora kuba umuntu uri mu nzu y'Imana, Imana ikaba amafaranga inconsciemment, atabizi. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibi bikomoka mu mpamvu zitandukanye, ariko zimwe ndi buvuge ni ukuvuka mu muryango uyafite. Warewe mu muryango ufite amafaranga, ariko amafaranga yari ayambere aho hantu. Wubahaga iwanyu, wagiraga agaciro n'uyafite, niwe wavugaga ari kijyana ni iwanyu amafaranga ndi byose. Ntiwumva ko utayabuze, wanayabonye, ariko aragenda b'Imana, kuko abiga bacuruza bose barahanira, bimeze nko gusumbana. Ugira menshi ufite ijambo, ugira menshi n'ushima, ugira menshi niwe wubaho. Imana yacu ikagenda ikaba amafaranga. Biratangaje rero uburyo amafaranga ari igitangaza. Ashobora kutubera Imana nanone kubera kuvuka mu muryango wayabuze, ugakura nta kindi urota uretse kuyagira. Uyashaka bubi na bwiza, wasiga abana imyaka 10, 15, ariko ukazashyirwa uyazanye, kandi ahabera mabi. Iyo uyazanye ntabwo byagukundira ngo usubire ku mwana wawe w'imyaka 2, umusubize ku myaka 2, none umuhe ibyo wagomba kumuha ku myaka 2. Umwana yarakuze, yaragiye. Ariko inzu dutahamo, tuzubatse dufite imyaka 50 ni inzu, tuzubatse dufite imyaka 30 nazo ni inzu. Ndetse uko wubaka bitinze niko upfa kugira keza karuta zo muri karitsiye. Hanyuma mu kanya gato bakaba bakarugudepashije bazanye izindi. Ariko umwana aba yagiye, umugabo aba yashaje, umugore aba ibyifuzo byangiye uyu munsi nk'umugore urimo wuzuza imyaka 50 bitandukanye n'ibyo nari mfite ku myaka 25 ishize. Ibyo nagombaga guhabwa binindyoheye ku myaka 25. Uyu munsi rimwe na rimwe umugabo wanjye abizanye najye numva bitajyanye, kuko igihe cyaragiye. Hari ibindi nkeneye ku myaka 50. Umuntu we ntahagarara. Baranyumva nshuti z'Imana? Amafaranga tuyashake, kuko Imana itanga umugisha mu gukora, ariko ntiwemere ko akubera Imana. Nakubera Imana, ubu buzima buri balance barimo bavuga ntibuzigera bushoboka. Haleluya. Ukire, uzanire Yesu ibikomere by'ibyo wabuze mu buto. Kuko hari umuntu yibwira ngo icyangombwa mu buzima no gushyira umwana mu ishuri ryiza. Icyangombwa mu buzima no kubana n'umwana, si ugushyira umwana mu ishuri ryiza. Kuko waribuze, kuko bagusohoye kuri Minervare, kuko wize nabi cyangwa utize, aho ugwiriye ku ifaranga, umwohereza muri Amerika afite imyaka 5, kuko uzi ko ari bwo buzima. Cyangwa se urarishaka mu gitondo na nimugoroba na ninjoro bakakubura kandi uhari. Wibagirwa amazina yabo, ukibagirwa amatariki bavukiye, ntuzigiye barwariye, ntuzigiye bakiriye, urimo urashaka amafaranga kandi shenge ubikora utabizi, kuko urimo kubashakira. Iyo utari kiraranga urimo urayajyana ahandi, nuko urimo kubashakira. Ariko reka nkubwire, uzayazana igihe cyo kuyarya mutaziranye, batakuzi nawe utabazi, mube mumeze nk'abashyitsi bari mu nzu. Uyazanira umugore ngo mujye kuyaryoherwamo, amarangamutima yarapfuye, yarahindutse akabuye, atakimenya kuryoherwa. Ntazi niba akunda parufe cyangwa ikanzu ndende, umugani wa Jackie, cyangwa ntazi icyo akunda, kuko igihe cyo kubimenya ya myaka yararenze. Imana y'amafaranga, uzi ko twinjirana mu rusengero ikadutegeka tuvuga Yesu. Ntabwo iyi Imana ari Imana y'abatafite Yesu, irimo iraza ikadutegekera iwacu mu nsengero. Icyo gihe rero balance ntishoboka, tuyagwa inyuma, twagaruka twarahengamye. Ni meza, uwadahari ntitwakwicara. Imana ibaho umugisha abantu batwicaza ahantu heza. Haleluya. Ariko kandi ni meza ku bantu bafite umubano mwiza n'Imana, nibwo balance ikunda. Ni meza ku bantu bamenya iby'agaciro bitagurwa amafaranga.
umunezero w'umwana wawe, kumenyana nawe, kuba inshuti, akakubwira ibyamugoye, mukaganira mukagendana urugendo. Ibyo ntibigurwa amafaranga, bigurwa kubaka ubwo bucuti hakiri kare. Haleluya. Reka mvuge ku cyo twita umurimo w'Imana. Ndimo ndifuza kugitandukanya n'ubusabane bwacu n'Imana, kuko ubusabane bwacu tubujyana ahantu hose kandi ni bwiza, nta nubwo turabugira bugwiriye, turakabushaka. Ariko hari igihe cyo twita umurimo w'Imana, cyo twita gukorera Imana, twaba turirimba, twaba tubwiriza, twaba dufite imirimo mu nsengero. Ibyo bintu bidutwara nanone kure y'umuryango. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Hari igihe biza bihengamye. Akenshi biterwa n'iki? Akenshi biterwa n'ubuyobe cyangwa ubwana mu bya mwuka, bidutera kubaka nabi ibyo twita gukorera Imana cyangwa gusenga, bikaduhindura inzererezi, bikaduhindura abatagira gahunda, bikaduhindura abantu bafite umusaruro usa n'uw'abantu nabo bagiye mu kabari. Ni ukuvuga ngo bagiye mu kabari bahezeyo, hanyuma natwe bagiye mu nsengero tugira gute? Duherayo. Urugo ruratabwa kandi twitwa ko dusenga. Nari mvuze ngo biterwa kenshi no kuba umwana mu mwuka, cyangwa se no kujijwa, cyangwa se no kugira ibyago. Ariko Imana ishimwe ko umuntu yisanzura akavuga ibyo ashaka. No kugira ibyago byo kuba munsi y'ubuyobozi bwitwa ubw'Imana ariko butari bwo, bukoresha icyo twita manipulation, bukamura abantu, kugeza aho iyo umwe mu bashatse muri urwo rugo atarakizwa, yifuza kutazigera akizwa, kuko abona n'ababirimo byabaye akajagari. Ahantu hose hakorera umwuka wa manipulation, iteka ntabwo haba hakorerwa n'umwuka w'Imana, aba ari umwuka utariho. Aho ubwirwa ngo nutatanga icyacumi nta mugisha ubona, kugeza aho urinda kwiba icyacumi umugabo ukagitanga kugira ngo ugire umugisha. No kuyoba. Kugeza aho urinda kubeshya, kugeza aho mudashobora gufata decision mu rugo n'umugabo kandi nzima, pasiteri atabihaye umugisha. Kugeza aho pasiteri w'umugabo ategeka mu rugo rw'undi mugabo kandi bikaba bibi. Ntabwo wari umwuka w'Imana kandi byabaye byinshi. Ibyitwaga umurimo w'Imana bikaduhindukira ko abantu twagombye kwatarakitinga ubundi ibintu by'Imana. Biraryoshye, birimo ubwenge, biranogeje, ni byiza, bigomba kwatarakitinga. Umuntu akifuza gukurikira Imana kubera gahunda yadusanganye n'umurongo, no kutajarajara, no kutajajwa, no kudapfa nabi, bizagombye kwatarakitinga. Haleluya. Dushobora kubyica igihe tugitangira urugendo tutarabimenya, ariko wowe maze imyaka 10 mu gakiza, biracyari uko, 15 biracyari uko, 20 biracyari uko. Oya, hari ikintu cyapfuye, hari ikintu cyapfuye. Nkikirizwa urusengero narubayemo, we twagiraga amasengesho y'imisi 75, ngahera ku wa mbere 75 mu bisara amezi angahe 2 n'igice. Nari mfite umuriro mwinshi, nkabamuya mu gitondo, nkabamuya nimugoroba, ariko nanjye ibyo nishe ntibigira ingano. Amezi 2 n'igice ku manywa na ninjoro uri ahantu, ugaruka abana byaragenze bite? Inzara zigeriye, imisatsi irebeye. Ubusabane n'Imana ni bwiza, ariko icyitwa umurimo w'Imana iyo gikozwe nabi kituma abana bacu banga iby'Imana, gituma bazinuka. Yivuze ngo ujye mu masengesho kuko barakubuze. Umuntu ugifite abana bato ashobora gusengera mu rugo bigakunda, Imana ikamwumva. Yaba afite n'impamvu zituma azajya kure, akabitegura neza bigakunda. Ikindi reka nkubwire ko ibyo bihe by'abana batoya bitazahoraho. Mu minsi yashize twari mu rugo twenyine, nta mwana n'umwe uhari. Ubu bamwe baragarutse, nta mwana n'umwe uhari. Ariko siko byahoze. Nuvuga ngo ikintu kigira igihe cyacyo. Nta uhari nakora amasengesho mu nzu, nazenguruka inzu najya gute, kuko barakuze. Abo ufite rero niba ari batoya umunsi, kora ibyo ugomba gukora, igihe kizagera bave mu nzu. Kandi ibyo ntibihagarara. Icyo tutabashyizemo ntitwakibashyizemo. Utangiye kandi kurondogora. Ndarangije. Imana nishimwe. Haleluya. Uyu muryango rero ukwiriye kuba uwa mbere. Uyu muryango ntugira ba papa ba pièce de rechange, ntugira ba mama ba spare parts. Mwabyumvise? Ni wowe we n'umupapa, ni wewe
nabo ntibagira gisimbura, n'icyo bamara mu bo bahabwa ntikigira gisimbura. Imana nishimwe. Yewe n'umugabo, wa mugabo we nubwo hateye ibintu bibi abantu bashobora gucana ku ruhande n'ibiki, ariko ntago uwo mugore afite undi mugabo uzamubera umugabo we. Kora inshingano zawe, hagarara mu mwanya, zana ibyiza mu wo mwashakanye. Haleluya. Umugore cyangwa umugabo ashobora guhunga umuryango, agahunga ikiganiro, abitewe n'ingeso mbi runaka zamwadutseho, akaba atari tayari, atarashobora kuzireka, ikiganiro ntigikunde. Burya kenshi rimwe na rimwe abantu bahunga ikiganiro kuko hari ikintu runaka kidashobora kuvugwaho kuko nta muti gifite. Ibyo bigatuma umuryango kuringaniza bidakunda. Ikindi kintu ni ukwibwira ko ubwo umuntu akijijwe ibindi bizikora, azahita agira urugo rwiza, atemeye kwiga, atemeye kwigishwa uko umuryango mu ishusho y'Imana ukwiriye kubaho. Kuba umuntu yakijijwe ntago bihagije. Zimwe mu ngo mbi zirimo amarira,